Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse. Bakunzi bacu rero nk'uko mpora mbibagezaho, uyu munsi nabateguriye igisata cy'ubuzima, nkaba nateguye kuvuga ku gace k'ubwonko. Bakunzi bacu rero kuba bayisanze hano bwa mbere, turamusaba gukora subscribe, agakora like, agakora share kugira ngo bigere no ku bandi, ugashyiraho na comment yuko ibintu uri kubyumva. Bakunzi bacu rero hari ukuntu tujya tuvuga nk'ibintu ukumva ntimuri kubyumva neza cyangwa se ntumenye imvo n'imvano yabyo, ariko niyo mpamvu mbashaka kugira ngo nyure muri bimwe na bimwe mubashe kumenya impamvu yabyo, mumenye n'icyabafasha kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza. Nifuza yuko mugira amagara mazima, ibintu bikagenda neza, mbega umuntu wo ku Isaro Life TV agahora ameze neza. Niyo mpamvu rero uyu munsi nahisemo kubabwira ikintu kijyanye no ku bwonko. Iyo tuvuze ubwonko aha, tuba tugomba kwiyumvisha ko nubwo ari igice giherereye ku mutwe atariho bugarukiye gusa, kuko aribwo bukoresha ndetse bugategeka umubiri wose. Ubwonko ni ingenzi cyane kuko niho duhera ku gice gikoresha umubiri wose, burakomeza no mu rutirigongo. Ndetse bugashamikiraho n'imitsi imeze nk'insinga z'amashanyarazi kugira ngo ubashe kumenya ibibera mu bice binyuranye by'umubiri no gufata ibyemezo bikwiriye kandi bijyanye n'igihe, ahantu n'uburyo ibyo bintu byabereyemo, bukagira n'amategeko buha ingingo z'umubiri. Urwo rwunge rwose rw'ibice binyuranye rushinzwe guhuriza hamwe imirimo nk'iyo, nirwo rwitwa urwungano rw'ubwonko. Rugizwe n'ibice byinshi binyuranye, iby'ingenzi n'ibi bikurikira. Icya mbere, hari ubwonko bwo mu mutwe wo hejuru. Icya kabiri, hakaba nyabwonko iba mu mutwe w'inyuma ahagana hejuru y'urugo, icyo bita bulbe rachidien. Ako gace kameze nk'ipfundo riri mu ihuriro ry'ubwonko nyabwonko n'umusokoro wo mu ruti rw'umugongo. Hakaza icyo bita umusokoro wo mu ruti rw'umugongo. Ikindi, imitsi ikura amategeko mu bwonko, nerve moteur, n'ijyana amakuru mu bwonko iyakuye mu bice binyuranye by'umubiri, aribyo bita nerve sensitive, aribyo bita imitsi yumva. Akamaro k'ubwonko rero ku buzima bwacu, muri make rero, mu bwonko niho hari icyicaro cy'ubwenge, icy'ubushake, icyo kwibuka n'icyo kumva ukorakowe, aribyo bita sensibility mu ndimi z'amahanga. Urugero, iyo umutsi uhuza amaso n'ubwonko ukanguwe n'ikintu, isahani y'ibiryo umuntu arabutswe, iryo kangura rituma habaho umuriro w'amashanyarazi, influx nerveux, ukagera mu bwonko. Ubwonko bukakira ubwo butumwa buzanwe n'uwo muriro, bukabuhinduramo inyumvo yo kubona. Iyo nyumvo ifatwa nk'izanywe n'icyo kintu cy'ingirakamaro kandi cyiza. Kigatuma hibukwa cyangwa se kiryoha cyongewemo nk'ikindi kintu, cyangwa kirishijwe ibindi, nuko ubwonko bugatanga itegeko buriha amaboko n'ibiganza ngo bukore ibyangombwa byose, bigatuma urya iryo gaburo wenda ryiza ufite ubushake. Kariya gace rero twavuze kitwa nyabwonko, ko akamaro kako gatuma umuntu abasha
guhagarara agakomera. Umuntu akuwemo ako gace k'ubwonko ntiyabasha guhagarara, yatitira kandi ntabashe kuvuga neza, ntacyo yabasha gufata ngo agikomeze, imihore ye itakaza imbaraga zayo, yapfa bidatinze pe. Naho burube rashidiye ari ryo huriro ritegeka ibikorwa bitagendana n'ubushake bw'umuntu n'ubwenge n'inyumvo, imikorere y'umutima n'iby'imyanya y'ubuhumekero, bikora umuntu atagombye kubyitaho, wabishaka utabishaka birikoresha. Murumva yuko uko umuntu aba ahagaze mu buzima, hari ibintu runaka biba biri mu buzima bw'umuntu ku bice runaka bitugize, ariko bamwe na bamwe baba batiyumvisha uburyo ki bikora. Nicyo kintu rero nshaka kubasangiza kugira ngo umuntu n'utarabashije kugera mu ishuri akaba yakumva iki kiganiro cyacu, ajya abasha gusobanukirwa n'ibyo ari byo. Bisaba rero ubuhanga n'ubwenge no kuba umuntu yabyitaho kugira ngo abashe kubimenya. Umusokoro wo mu ruti rw'umugongo ufasha umwanya w'umuyoboro ujyana mu bwonko ibibera mu mubiri wose biwugezeho, kubw'imitsi yumva iwushamikiyeho ikagera mu ngingo z'umubiri. Uwo musokoro umeze nk'umushumi kandi ujyana amategeko y'ubwonko mu bice by'umubiri. Hari n'igice cy'ubwonko bita système nerveux végétatif gishinzwe kugenzura no guhuza ibikorwa by'imyanya y'umubiri nk'inyama zo mu nda, imitsi y'amaraso, imihore n'imikaya y'umubiri yose, ndetse n'imibereho y'ingirangingo fatizo z'umubiri wose, aribyo bita selile. Icyo gice nacyo kirimo ibindi bice by'ingenzi bibiri, kimwe cyitwa le symphatique gishinzwe kugenzura imikorere y'ijisho, imivuburire y'ibyuya, amarira, amacandwe n'ibindi. Imitsi yacyo igera no mu miheha y'umwuka no mu bihaha. Mu mutima nicyo cyongera umuvuduko w'umutima ugatera cyane nk'iyo wikanze, maze ikindi tureba hepfo cyo kikagabanya uwo muvuduko, maze bigahuriza hagati, bityo umutima ukongera gutera nk'uko bisanzwe. Gikoresha kandi inyama zo mu nda, nicyo kigenga imikorere y'inda n'amara, kikagenzura imikorere y'uruhago n'inkari n'iy'imyanya ndangagitsina. Ikindi gice cyitwa parasympathetique cyo kigabanijemo ibindi bice bitatu. Ibyo bice bitatu rero, hari umutsi witwa nerve pneumogastrique uturuka muri rya pfundo riri imbere ya nyabwonko bulbe rashidiye, aho umusokoro wo mu ruti rw'umugongo utangirira. Uwo mutsi ugenzura inyama zikoresha imitsi ijyana umwuka wo mu bihaha, muscle bronchique, n'inyama z'igifu. Ugenzura ibyo kuvubura imisemburo yo mu gifu n'ibindi. Hakaza agace ka kabiri kitwa parasympathetique cephalique, ikirebana n'umutwe, nicyo kigenga ibijyanye n'imikorere n'imitsi yo mu mutwe. Hakaza agace ka gatatu kitwa parasympathetique pelvien, icyo cyo kigizwe n'imitsi ikomoka ahahera ku iherezo ry'uruti rw'umugongo ahegereye ikibuno, niyo itegeka imikorere y'amara manini na rectum, iherezo ry'urura runini, umwoyo, uruhago rw'inkari n'udusabo tuvubura amasohoro y'umugabo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, ibyo bita vesicule seminale. Nicyo kigenga ibyo gutuma inkari ndetse bifatwa
iyo umuntu mbega agiye nko mu bwiherero cyangwa ukeneye kujya mu bwiherero, bituma wifata ntibisohoke uko bishatse, nk'uko umuntu cyangwa se ngo umuntu abe yakwinyaraho cyangwa yakwitumaho atabyiteguye. Kano gace nicyo gashinzwe. Murumva rero ko ubwonko buba bufitiye akamaro kanini mu bintu by'ingenzi duhura nabyo mu buzima, kuko buhuza ibikorwa by'ingingo zose n'imikorere yazo. Iyo ubwonko bwangiritse cyangwa bwananiwe cyangwa se bwahuye n'ibindi bibazo by'uburyo bwose bibubangamiye, umubiri wose uhagirira ingaruka. Ubwonko bwakira ingufu zigereranywa n'umuriro w'amashanyarazi, urumuri, amatwi, impumuro, ubushyuhe. Bukazibika, bukazihindura, maze bukazohereza mu mikorere y'ibice binyuranye by'umubiri, bwazihinduyemo imyitwarire, intekerezo, imvugo. Ubwonko nibwo bugenga imikorere y'ubuzima bw'umuntu, imigendere y'amaraso, imihumekere, imitekerereze, imyumvire n'ibindi. Imikorere yabwo ni urusobekerane rw'ubuhanga bukomeye, iraruhije kuyumva. Urugero ni nk'uko ubushobozi bw'umubiri bwo kurwanya indwara buterwa n'imikorere myiza y'ubwonko, kuko iyo hari urugingo rufashwe, bwohereza imbaraga nyinshi muri urwo rugingo, buhita bwagura imitsi y'amaraso irujyamo, bukongera umubare w'abasirikare b'umubiri muri ako gace bajyanyweyo n'amaraso, maze noneho bukagabanya ubwinshi bw'amaraso y'aharwaye kugira ngo abasirikare b'umubiri babashe kwica udukoko dutera indwara. Hanyuma y'ibyo, ubwonko bugahita bwongera amaraso ajyayo kandi bukayihutisha cyane muri rwa rugingo rurwaye kugira ngo akubure kandi atware imirambo y'utwo dukoko dutera indwara twapfuye. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, murumva yuko biba ari ibintu birenze kandi byakagombye kwitabwaho. Niyo mpamvu nanjye mba nabibazaniye kugira ngo mbibagezeho, umuntu ubasha kubyumva abisobanukirwe neza. Ingirangingo fatizo y'ubwonko igizwe ahanini n'amazi. Iyo amazi ayishizemo irapfa. Iyo amazi ashize mu ngirangingo fatizo y'umubiri, nibwo nyine aba yashize mu mubiri wose muri rusange. Amazi yihariye 80% by'ingirangingo zo mu bwonko na 60% by'izo mu mitsi. Ayo mazi aba arimo imyunyungugu nka calcium, magnesium, sodium na potassium. Iyo ngirangingo fatizo y'ubwonko kandi ifite urugimbu rwinshi, kuko biba byikubye hagati ya 2 kugera kuri 7 ugereranyije n'ibyo mu zindi nyama. Ibyo binure nibyo bifatira amazi mu bwonko akagumayo. Iyo ubwonko bufite amazi ahagije niho bukora neza. Iyo amazi abaye make burikunja maze bugakora nabi. Iyo birengeje urugero kandi nabwo ingirangingo fatizo zabwo zirapfa. Icyitegererezo ni kwigi yo uritetse, amazi yari arimo arakama, maze umurenda ugafata kandi ugahinduka umweru, nuko ubuzima bwaryo bukaba burangiriye aho. Intimatima y'ingirangingo fatizo ifite icyo bita acide desoxyribonucleique, aribyo bita AND. Iyo acide twayigereranya n'urubaho rwandikwaho iyo ubwonko bwafashe byose bukabibika. Iyo ntimatima ikikijwe n'umurenda ugizwe na acide ribonucleique ARN.
itubashisha gufata neza mu mutwe no kwibuka. Ibi bigenda mu maraso yuzuye umwuka wa ogisijeni, ari nawo utuma ibyo twariye bitanga ingufu zikoresha umubiri wose, cyane cyane ubwonko. Iyo uwo mwuka ubuze mu bwonko mu gihe cy'iminota 4 gusa, buhita buhagarara gukora, umuntu akaba arapfuye. Ubwo rero bakunzi bacu Isaro Life TV, murumva uko bigenda. Niyo mpamvu umuntu aba akwiye kubungabunga kino gice kugira ngo ubuzima bubashe kugenda neza. Tuributsa abakora umurimo w'ubutabazi ko bagomba kwibuka icyo bagakora vuba kandi neza mu gihe batabara nk'umuntu waguweho n'inzu, warohamye, agisida, inkangu, umwana wavutse ananiwe ndetse n'ibindi. Tugiye kurebanira hamwe rero imihumekere y'ubwonko. Ubwonko burahumeka cyane kuko bukoresha imbaraga nyinshi mu kugenzura imikorere y'umubiri wose. Ni rwo rugingo rukenera umwuka mwinshi kurusha ahandi hose. Uhumeka umwuka uruta inshuro 20 w'izindi nyama z'umubiri zikoresha. Ni ukuvuga ko bukoresha 20% bya ogisijeni umuntu ahumeka. Ibyo bikaduha urugero rungana hafi ya litiro 40 z'uwo mwuka mu munota. Impamvu bukoresha mwinshi ni uko bukora butaruhuka, kuko buramutse buhagaze bwaba bwapfuye n'umubiri wose ugapfa. Aha twavuga ko iyo dusinziriye n'umubiri wose usinziriye muri rusange ntibuba bwahagaze gukora, ahubwo imirimo yabwo iba yagabanutse. Kuko nubwo umuntu yasinzira, umutima, ibihaha, igifu, amara, umwijima, impyiko n'izindi nyama zikomeza gukora kandi bikoreshwa n'ubwonko. Urumva rero yuko ubwonko ni moteri y'umubiri wose, bwakagombye rero gufatwa neza, bukabungabungwa neza. Tukarebera hamwe rero n'imigendere y'amaraso mu bwonko. Kugira ngo amaraso agere mu bwonko ajyanwamo n'imitsi, hakaba hanyuzemo imitsi myinshi isumbana mu bunini kandi isobekeranye. Ubwinshi bw'iyo mitsi mu gice runaka cy'ubwonko buterwa n'uko imirimo ako gace gakora ingana. Iyo icyo gice gikora cyane habonekamo imitsi myinshi y'amaraso. Iyo ubwonko bukoreshwa cyane rero bukenera umwuka mwinshi biruseho kandi ujyanwa n'amaraso, bityo noneho hagakenera kujyanwamo menshi kugira ngo bubashe gusohoza imirimo myinshi busabwa. Ibyo biratugaragariza ko ubwonko bw'abanyabwenge cyangwa n'abandi bakunda gukora imirimo myinshi isaba intekerezo ndende bubamo imitsi y'amaraso myinshi cyane kuruta iba mu bw'abatabukoresha cyane. Kubera ko ari rwo rugingo rukoresha umwuka mwiza mwinshi, bituma ari bwo bugira ingaruka zikomeye iyo haramutse habaye imivurungano yo mu maraso, bikaba intandaro y'indwara nyinshi zo mu mutwe. Iyo umuntu arwaye indwara yo mu mitsi y'amaraso, icyo bita arteriosclerose, ndetse izo ndwara zo mu mitsi zikaba zishobora kuba intandaro z'ibisazi. Abenshi mu basazi cyangwa se abarwaye indwara zo mu mutwe, iyo bahawe imiti ivura indwara yo mu maraso bakira ubwo burwayi. Murumva ko rero ubwonko ni igice cyihariye, bakunzi banjye b'Isaro Life TV, kigomba kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko. Niyo mpamvu navuze nti ibintu ngomba kubibagezaho mu byo nkora byose, mujye mumenya ko mba mbazirikana ku mpande zose. Hari vitamine nyinshi rero zifasha mu bwonko. Hari vitamine z'ingenzi ubwonko bukenera ku buryo bw'ibanze kugira ngo bukore neza. Bakunzi banjye b'Isaro Life TV, muribuka yuko nabasobanurira ikintu cy'amavitamine. Kuba batarabirebye asubire inyuma arebe buri vitamine icyo isobanuye, arebe n'aho iboneka kugira ngo ajye abasha kugira ate kwifata neza, ubuzima bukomeze kugenda neza.
Vitamine ya mbere ni vitamine A, igirira akamaro ubwonko cyane. Hakaza vitamine B1, hakaza vitamine BD, hakaza vitamine B6, hakaza na vitamine C. Vitamine C iboneka ari nyinshi cyane mu bwonko, cyane cyane mu gice cy'inyuma gisa n'igitwikiriye icy'imbere. Ni nk'uruhu rwabwo. Iyo vitamine niyo iha ubwonko ubushobozi bwo gufata mu mutwe, kandi umuntu ahagarara akomeye atazungera. Ibura rya vitamine A na C mu mubiri rishobora gutera imivurungano mu bwonko, ariko tugomba kwirinda kuyifata mu bwinshi mu miti y'ibinini, kuko bishobora kutuviramo kurenza urugero rwayo. Iyo birenze urugero zigumira mu mubiri ntizisohoke, bikaba byakurura imikorere mibi. Icyangombwa ni ukurya ibyo kurya byiza kandi bihinduranywa birimo bene izo vitamine. Ku kijyanye n'ibitotsi, iyo habayeho kudasinzira cyangwa umuntu agasinzira amasaha make ugereranyije n'ayo yakagombye gusinzira, ubwonko bubura ikiruhuko, umubiri wose ukagira umunaniro kurenza urugero, bikaba byakurizamo indwara ndende n'urupfu. Kugira ngo twiyumvishe uburyo ibitotsi ari ingenzi, tugendere ku rugero. Imbwa iramutse ibayeho idasinzira ikamara iminsi 5 nta n'umunota n'umwe isinziriye, yahita yicwa n'umunaniro, kuko ubwonko bwahita buhagarara kubwo kugwa ikinya. Umuntu we abayeho adasinzira na gato, nyuma y'iminsi igera kuri 20, ubwonko bwahita buhagarara gukora, agapfa, kuko imbaraga z'ubwonko ziba zashize. Amasaha yo gusinzira agenda ahindagurika bitewe n'umuntu uwo ari we ndetse n'ikigero cy'ubukuru uwo muntu agezemo. Umugabo akeneye gusinzira amasaha hafi 7.5 ku munsi, mu masaha 24. Naho umugore akeneye agera ku 8.5 ku munsi. Umusore w'imyaka kuva kuri 12 kugera kuri 18 aba akeneye amasaha hafi 10 ku munsi. Umwana w'imyaka hagati y'6 kugera kuri 13 aba akeneye amasaha 12 ku munsi y'ibitotsi. Umwana w'amezi 6 kugera ku myaka 6 aba akeneye amasaha agera kuri 15, hagati ya 15 na 16. Umwana uri hasi y'amezi 6 we asa naho ahora yisinziriye. Mujya mubibona ku duhinja, agahinja kakaba karyamyeho ukaba wagira ngo ntikanahari. Ni iki ngiki rero ubwonko buba buri gufasha ku muntu, keretse gusa igihe agomba guhabwa ibimutunga. Ikindi twavuga ni uko ibiribwa n'ibinyobwa bikangura umubiri nk'ibisindisha, icyayi, ikawa, inyama, urusenda n'ibindi ari umwanzi ukomeye w'ubwonko, kuko birabumugaza maze bugasigara bumeze nk'ubwaguye ikinya, ntibukore neza. Murumva ko rero abantu mukunda icyayi, ikawa, inyama, ibintu birimo alukoro nyinshi n'urusenda rwinshi, mwakagombye kujya mubifata gake gashoboka kugira ngo mutabangamira igice cy'ubwonko. Ntimukanywe rero inzoga nyinshi, kubera ko umusemburo wazo urumva ko ugira ingaruka nyinshi, ugera ku bwonko ugatwika vitamine ziburimo, cyane cyane vitamine B1. Kandi mwibuke ko izo vitamine ari zo biryo bibeshaho ubwonko. Iyo buzahajwe rero ubwonko bugira imbaraga nkeya, noneho umubiri wose ukahazaharira. Ikawa n'icyayi ni ibinyobwa bikangura umubiri kimwe n'itabi. Aha tubwirwa n'impuguke mu by'ubuzima ko 30% by'abarwayi bo mu mutwe baba barabikururiwe no kunywa ibisindisha. Ibyo ushobora no kubisanga muri
Encyclopedia Africaine et Malgache wabisangamo. Mbere y'uko tureba indwara zimwe na zimwe z'ubwonko, turasabwa kugira umutima unezerewe utarimo ibintu by'impagarara cyane, nko kwiheba, guhangayika, kubera ko biba byangiza by'umwihariko ubwonko. Ibanga rero ryo guhorana umunezero ni ukuba uguwe neza, ugasabana mu bwenge, intekerezo, mu by'ukuri ukagira amagara mazima no ku bidukikije, ibintu cyangwa abantu. Aha turasabwa kwimenyereza ibi byose mu mibereho yacu. Umuntu uwo ari we wese agomba kugira umwanya wa kabiri nyuma y'Imana. Mwibuke ko nta mubare w'amafaranga uriho wagura umuntu aruta ibintu byose. Ntuzigere ukora ikosa kugereranya umuntu n'ibintu. Bityo rero ibintu biza nyuma ya byose. Niba wuzuza ibi, uzagira imibereho myiza ifite umunezero usesuye. Nubwo atari ibi kugira ngo ibintu, ariko si byiza guhora uhangayikishijwe nabyo ubishaka utanyurwa. Tugomba kugira ibyiringiro kugira ngo ubwonko tutabubangamira cyane, kugira ngo buhorane za mbaraga zabwo zituma umubiri ukomeza kugira impagarike nzima. Hari indwara rero zikunda gufata ubwonko, nk'uburwayi bwo guhora unaniwe, waba wakoze cyangwa ntacyo wakoze, no kubura imbaraga bitunguranye kandi nta kintu wakoze. Hano rero ikintu tuba dushobora kwifashisha, hari nk'ibintu ushobora kwifashisha, wenda nk'umwenya, udutwe tw'umwenya, kurya tungurusumu, imboga za kreso, onyo, ibitunguru bya onyo, amasereri, inkeri, sezame, kunywa no koga, mbega romare, bimwe mperutse kubaha mu kiganiro cyatambutse, teyi na za bazilike. Ibyo byose ushobora kubikoresha kugira ngo babashe gufasha ubwonko. Urumva ko rero bakunzi bacu b'Isaro Life TV, ntako tuba tutagize ngo tubagerereyo. Hari ikintu rero gikunda gufata abantu bita depresiyo, kumva ucogoye mu bwenge, ubabaye, ubwonko ntacyo butekereza, nta mpamvu igaragara ihari. Biherekejwe no kubura apeti, kudasinzira, kumva nta byishimo, nta n'icyo wakora. Icyo gihe rero wirinda gukoresha ibiribwa bikabura umubiri, nk'urusenda cyangwa icyayi cyangwa ikawa, n'inzoga n'itabi. Ahubwo ukaba nyine wakoresha muri bya bintu twavuze, nko gutogosa, wenda tuvuga urugero nka sereri, kunywa umutobe w'indimu, kunywa wenda nk'umutobe w'indimu uvanze na sereri, ukaba wakoresha n'icyo bita sezame cyangwa teyi. Ibyo bintu rero birongera bikagarura ubwonko bwawe ku murongo, kugira ngo utaza guhungabana mu mubiri. Niyo mpamvu rero bakunzi bacu b'Isaro Life TV, ibi bintu nabateguriye kugira ngo mubashe kubyumva, kugira ngo mujye mubasha kubyifashisha mu buzima bwa buri munsi, ubuzima burushaho kugenda neza. Guta umutwe
wabuze amahoro nta mpamvu igaragara ibiguteye, ubwonko bwayayutse, ibyo bita nervosité et anxiété. Ibyo nabyo uba ugomba gukoresha nko gukoresha tungurusumu cyane, guhekenya tungurusumu cyangwa kuyinywa mu mazi. Ushobora no gukoresha amababi cyangwa se indabo z'igiti cy'ironji cyangwa icy'indimu, bikaba nabyo byagufasha. Ikimera cya marakuca, hanyuma ukaba wakoresha n'ubuki. Ibyo bintu nabyo biragufasha, ubwonko bugakomeza gukora neza. Ku kintu cyo kugira umunaniro ugera kubera impamvu runaka ikunanije, aha naho uba ushobora gukoresha nka marakuca. Marakuca urumva ko igarukamo cyane, ifite akamaro. Ya mababi yayo cyangwa uturabo ushobora no kubiteka mu mazi. Hanyuma ikintu bita romare rwose, Mana ya Nyagasani, romare iragaruka inshuro nyinshi. Romare nayo ibabwiyeho, romare ukayivanga n'ubuki, ugakora icyayi cya romare ukakivanga n'ubuki. Ibyo nabyo biraza bigafasha ubwonko cyane. Hari n'ikindi cyo kubura ibitotsi nta mpamvu cyangwa kubera kubyuka kare. Aha naho uba ushobora gukoresha nk'inuze nk'amababi y'igiti cy'ironji, ugatekamo icyayi ukaba wavanga n'ubuki, ukayanywa mbere yo kuryama, cyangwa se ukavanga ikirahure kinini cy'amata, amata y'ishyushyu, ukavanga n'ubuki ukabinywa mbere yo kuryama. Ibi nabyo bituma ubwonko bukora neza cyane. Bakunzi bacu b'Isaro Life TV, murumva ko nagerageje kubarebera bimwe mu byabasha kudufasha cyane kugira ngo ubwonko bwacu bukomeze kugenda bukora neza. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, ibintu twavuga kuri iki kintu kijyanye n'ubwonko ni byinshi cyane, ariko tuzakomeza kugenda tubarebera n'ibindi bintu bitandukanye byo ku mubiri wacu. Ni mu rwego rwo kugira ngo mukomeze kugira amagara mazima. Ababashije kugera ku musozo w'iki kiganiro, rwose nizere yuko mukuyemo ubumenyi buhambaye, kandi nkabasaba gukora share, mugashyiraho na komenti yuko mubyumva, kugira ngo dukomeze twigirire amagara mazima. Murakoze, naho ubutaha, kandi ndabakunda cyane.